ubundi zirisha ketchup uri iwawe urabona ko nkuko nagiye mbibereka wabyikorera rwose. Biraryoshye cyane. Muraho, twongeye kubaha ikaze kuri channel yacu. Nkaba nitwa Maid nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero twabazaniye kandi gashya. Hano dufite inkoko yacu. Iyo tugiye kuyitekamo rero babwita chicken nuggets. Uyu munsi rero twaba dufite blender yacu hano. Ni inkoko tuba twakuyemo amagufwa. Mbese ni inkoko idafite amagufwa. Turabanza tuyisye, turayishyiramo hano tuyisye, dushiremo n'ibi birungo: garlic powder, paprika, black pepper. Dufite n'umunyu na chapelure. Tukaba tugiye kubishyira hano muri blender yacu kugira ngo tubisye. Turabanza dushiremo nkeya kugira ngo tuzishiremo nyuma. Nkuko mubibona rero inkoko yacu twamaze kuzisya. Tukaba tuzigiye kuzicisha hano. Tukaba dufite ifarine, amagi na chapelure. Tukaba turabicishamo mbere yuko tubishira mu mavuta. Murabona ko zimaze gushya rero. Tugiye kuzarura. Birasa neza cyane.
araryoshye cyane. Nkomeza kubibutsa gukomeza gukora subscribe, comment, share na like, mukomeza kumushyigikira. Nkaba nsorereje hano ku by'uyu munsi. Mukomeze mukurikiranye amavideo yacu tuzakomeza tubagezaho. Murakoze cyane kandi ndabakunda cyane cyane.